Kuba ibikorwa by'ibarura bikorwa n'ikigo cy'ibarurishamibare bitangazwa mu ndimi z'amahanga aho gutangazwa mu Kinyarwanda, hari bamwe mu bashakashatsi n'abarimu muri za kaminuza basaba ko ibikorwa by'ibarura biba byakozwe n'iki kigo byajya bitangazwa mu Kinyarwanda kubera ko umuntu yumva akanasobanukirwa ibivugwa mu rurimi rwabo. Ariko hakenewe no gutangira kongera imbaraga mu mubare wa document zishyirwaho ziri mu rurimi rw'Ikinyarwanda, kubera ko umuntu yumva kandi agasobanukirwa ibyo mubwiye iyo biri mu rurimi rwe gakondo kurusha uko biba byaba biri mu rurimi rw'amahanga. Nta mfashanyigisho ziri hirya y'imibare zigomba kugera ku muturage, nta gushaka icyuno umuvandimwe amaze kuvuga kubishyira mu Kinyarwanda kandi no kubisakaza. Gutangaza ibikorwa by'ibarura mu Kinyarwanda ngo byajyanirana n'uko ibarura ryajya rihera ku mudugudu ndetse n'akagari kugira ngo bitange ibipimo bya nyabyo aho kugira ngo bihere ku murenge gusa. Batugaragarije imibare ku rwego rw'igihugu ndetse no ku rwego rw'akarere, ndetse n'iyo dukonsirise imibare bagenda batugaragariza bagera ku rwego rw'umurenge. Harateganywa iki kugira ngo nk'uko inzego z'ibanze zubatse tuve ku murenge tugere ku kagari, ndetse binashobotse kubera ibarura ryakozwe mu ikoranabuhanga tubonye n'uko buri mudugudu uhagaze. Rw'ikigo cy'ibarurishamibare Uwayezu Beatrice ukora mu ishami rishinzwe amabarura avuga ko gushyira ibyo bakoze mu Kinyarwanda bitapfa gukunda, ahubwo bagerageza gukora incamake arizo zishyirwa mu Kinyarwanda, naho raporo zisanzwe zibarura zo zigakorwa mu ndimi z'amahanga bitewe n'abaterankunga ndetse n'abazigeraho mu gukora ubushakashatsi. Ubwo nicyo twaranabitangiye, niba mwarebye neza ku meza bafiteho agatabo k'incamake byavuye mu ibarura kanditse mu Kinyarwanda. Ziriya raporo nini impamvu dukunda kuzishyira mu ndimi z'amahanga ni uko tutazikoresha twenyine. Translation yazo rero mu Kinyarwanda ntabwo iragerwaho, turacyakora incamake mu Kinyarwanda, ariko ziriya nini abanyamahanga dukorana ibihugu bindi biza kwirefera ku Rwanda nizo bikoresha. Ntabwo rero twazihita dushyira mu Kinyarwanda. Nubwo gutangaza amaraporo y'ibyavuye mu ibarura bitangazwa mu ndimi z'amahanga, ngo udutabo twatangiye gukwirakwizwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare tuvuga mu Kinyarwanda, ndetse no gusobanura mu ruhame mu Kinyarwanda ibyavuye mu mabarura ni bimwe mu bizagenda bifasha abaturage gusobanukirwa neza binyuze mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Umuhoza Honore, Flash TV mu majyaruguru y'u Rwanda.